Reka twongere tubahe ikaze bakunze Umuragwa Family TV. Twongeye garuka muri wa mwanya dora tukaganira, tukaba tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bifuze ko twaganiraho, abakunzi b'Umuragwa Family TV. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa ugiye kudufasha gusobanukirwa neza iyi ngingo, twatangira tumuha ikaze. Murakoze. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku ngingo ivuga ngo nka gutya umuntu aba afite business cyangwa se ikigo cyikorera ariko akaba gifatanije n'undi muntu bafitemo uruhare cyangwa imigabane ingana. Umwe afitemo 50% n'undi afitemo 50%. Noneho ugasanga muri cyagiye business birimo gukora hari ibintu bibaye ngombwa ko wenda batumvikanaho kimwe. Urugero wenda bishobora kuba wenda muhanu mwapangaga wenda gushora, ugasanga umwe hari ukuntu ari kubibona n'undi hari ukuntu ari kubibona, ariko ugasanga ntimuri guhuza, cyangwa se harimo umushatse kugaragaza inyota y'amafaranga kuruta undi, ugasanga nyine ntago mwumvikanye ku bintu runaka. Noneho ukibaza igihe ibintu bigenze gutyo, kandi bundi akenshi bakunda kuvuga ko mu gihe abantu bari gukora business amarangamutima abakwiye kuba makeya cyangwa se byanashoboka ntazemo. Aho ngaho ukibaza igihe bigenze gutyo ko ari igihe mugenzi wawe nyine wisanga yagushyize muri position yo gutangira gutekereza ko ashobora kugira uruhare wenda mu gusubira inyuma kwa company yanyu cyangwa se guhomba kwa company yanyu. Wabijera gute amarangamutima wayakuyemo? Biragoye rero kuvuga ngo amarangamutima se ngiye ko mbitekereza n'ukuntu nabikora ndamutse hari umuntu duhuje company tukaba hari ibintu tutari kumvikana, nareba ese icyo kintu kirashoboka ko twakiganiraho tukagifatira umwanzuro utagwishamo company. Igihe rero bidashobotse nge nta wundi mwanzuro nafata, nuvuga ngo tutandukane, umwe ajyana imigabane ye undi ajyana indi, ubwo nyine ntabwo tuba tuzashobokana. Icyo gihe rero bigeze aho ngaho ku buryo umuntu ananirwa gufata umwanzuro ufitiye akamaro company, ubwo deja company iba yamaze kugwa hasi. Kuko ni ukuvuga ngo niba company ari iyanjye ikaba n'iyawe, icyo gihe nta nubwo twakagumye kuvuga ngo tuvanemo amarangamutima, kuko buri wese iyo company imufitiye akamaro niye, kuko muranganya. Igihe rero mubona mugeze ahantu ho kuvuga ngo ndazana igitekerezo ntucyumve, cyangwa se wowe uzana igitekerezo sincyumve, aho ngaho deja mama amaze kujya mu mayira abiri, ntabwo mama mukiri kugendera ku murongo umwe. Aho kugira rero ngo mwirinde ko ya mafaranga mwashoye muri ya company abapfira ubusa, ahubwo mwagira ute mwatandukana, umwe akajya ukwe undi akajya ukwe, ariko ntimutakaze ingufu ngo mutakaze n'amafaranga. Hanyuma aho ngaho rero nkagira ikibazo. Je nakabazo njya nkunda kwibaza. Urabona nk'uko nguko company iba wenda iba irimo nko kwaguka, iri kugenda itera imbere, ugasanga igeze ahantu wenda bisaba gushora amafaranga kugira ngo wenda yunguka andi. No gasanga tuvuga reka ntange nk'urugero, ugasanga wenda company irimo gushaka kwaguka, noneho kugira ngo yaguke birayisaba wenda ko yongera tuvuge nk'inyubako wenda yari isanzwe ikoresha, cyangwa se ahantu yari isanzwe ikorera gashaka kuhagura. Noneho nko mu gihe cyo gupiganira nk'isoko, ugasanga harimo wenda nk'umwe muri abo babiri bafatanije company ushaka inyungu zirenze kuri ya 50%. Tuvuge niba wenda isoko ryanyu rizahagarara wenda nka miliyoni 50, ugasanga aciye ku ruhande umurwiyemeza mirimo amubwiye ati rero ririya soko rihagaze amafaranga ya naya, ngiye kubikugiramo, isoko nuritsindira wenda muri miliyoni 50 uzampamo miliyoni 5. Ibyo bintu hari abantu bamwe na bamwe bashobora kumva wenda ko ibyo bintu ntacyo bitwaye, ariko ngiye ndagira ngo numve ku ruhande rwawe, uba wumva ibyo bintu ku ruhande rw'umuntu rwo mu rwiyemezamirimo ugiye gupiganira isoko, cyangwa se ugiye ku ruhande rwa company, cyangwa rw'umwe muri abo ngabo bafatanije company wagiye kudiringa diro nk'iyo ngiyo, uba wumva aho ibyo bintu bishobora kugira ingaruka ntabwo nziza, haba hehe aho byagira ingaruka mbi
haba hehe? Niba yumvise neza, umwe mu bagize kampani, yego, kampani igiye gutanga isoko, yego, hanyuma umwe agaca inyuma akajya kunegosya n'uwo bazaha isoko, yego, hanyuma bakumvikana ikiguzi runaka, isoko naritsindira azamuhamaye. yego. None se njye nawe niba twaremeranije ko ibyo bintu bizatwara miliyoni 50, agaca ku ruhande akabwira wa muntu uzatsindira uwo muntu watsindiye isoko ko azamuhamo miliyoni 5, iyo ni ruswa, kandi ruswa ntabwo yaza kuafekta ya kampani, kubera ko n'ubundi ibyo mwe mwateganije ni za miliyoni 50. ubwo ikibazo cyaba kiri kuri umwe muri ngo ushaka indonke, ubwo yazahanwa n'amategeko. Ariko ahantu haba hari ikibazo cya affecta company ugira ngo ni hehe? Kereka aciye ku ruhande akavuga ngo wenda ibyo bintu byari bihagaze miliyoni 45, akamata ujye ugenda uzamura ibiciro, wowe upfa kuzabona miliyoni 45 zawe, ariko 5 zirengaho nizanjye. Icyo gihe urumva ko agwishijemo company, ariko atumye bayihenda. Aho ni ikindi kibazo, ni ibintu sinzi ni urukuma ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ndi kugenda mbyumva buke buke. Hamwe arashaka ko rwiyemeza mirimo amuha ruswa, ahandi arashaka kugwishamo company azamura ibiciro. Numva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo gihe rero uko byagenda kose iyo bitangiye kugenda gutyo, ni ukuvuga ngo nubwo mwatangiye muri mu murongo umwe, ariko umwe muri mwe atangiye gutandukira imirongo ngenderwaho mwagize ute mwihaye. Icyo gihe rero ugomba kureba kure, ukareba niba wa muntu mushobora gukomezanya cyangwa nta mushobora gutandukana. Nge niko mbyumva. Hari abantu usanga nyine wenda bamwe bavuga bati uwo muntu nibaciye ku ruhande akagenda wenda izo miliyoni 5 akazishugurikira, nyine n'ubwenge yigiriye, birashoboka ko atari no kujyayo, ayo mafaranga yose akaza akajyanwa nawe mu rwiyemeza mirimo. Ariko kuba yagiye ku ruhande bakaganira, akamugezaho icyo gitekerezo yenda akamwemerera, ubwo nyine ayo mafaranga yayatsindiye nyine nta ngaruzi kuye kuzamo, kubera ko yayishugurikiye. Ugasanga reba mwavuga ati ibintu ku ruhande rwa company ntacyo bitwaye, ariko ugasanga hari n'abandi bavuga bati ibi bintu biramutse bibaye, ukaba bizi neza ko umuntu urumva mumeze nkaho muri mu bwato bumwe, mufite intumbero imwe, ukumva watangiye kujya ku ruhande, ari kujya kwaka amafaranga mu rwiyemeza mirimo nk'ayo ngayo. Ngiye ku ruhande rumwe mba numva ko na wa mu rwiyemeza mirimo aramutse afite umutima wo kuza mukabanza mukanegosiya, wenda tuvuge miliyoni 50 mwaziteganyije ko rizakora wa mushinga, ariko wenda hari igihe yaza wenda mukanegosiya akaba yanapunguzamo wenda nk'eshatu cyangwa se enye, ariko hari igihe kubera ko uwo muntu aba yamuciyeho abizi neza ko azatwara 5, ashobora kuza akavuga ati nindamuka ngabanyijeho zira miliyoni nzatangira gutanga muri ya mafaranga nakwita yanjye, biransaba kuguma kuri miliyoni 50 singabanye kugira ngo nzabonemo zazinde 5 muha. Aho ngaho ukibaza niba uwo muntu umushyize muri situation imubuza kunegosiya, ni gute uwo muntu wavuga ngo ntago afite ingaruka wenda zo kuba wenda ari kuhombya umutungo wa company, kandi company yashoboraga kuba wenda yagira chance zo kunegosiya na wa muntu za miliyoni 50 akazigabanya wenda zika 47 cyangwa 48. Tunirengagije inyungu za company, ruswa ni icyaha gihanwa n'amategeko. Baramutse banamufasha ari kurya ruswa banamufunga, muri kwa kumufunga ni ya reputation mbi iri bujye kuri company, ko ubugoma kureba ibintu byose biprotege company yawe. Ubwo rero igihe umwe muri mwe yagaragayeho ibyo bintu, niyo mpamvu nakubwiye ngo ubugoma kureba kurukareba ese iyi company iragana he, ese ejo bundi ntabwo iri bujye mu manga. Bitekerezeho rero, utekereze kabiri, hanyuma ufate
umwanzuro kandi ntakuka ahubwo ngo ukomezanye n'umuntu nk'uwo nguwo uwo ni wa uzajya uhora utuma umutwe ukurya utekereza niyo yakora ikintu kizima ukumva ko kitari kizima kubera wenda ibintu nyine ayo manyanga wamumenyeho ubwo rero urumva gukorana n'umuntu nk'uwo ntabwo biba bigitanze sekirite kuri wowe vumye rero yo kumureka ugakomeza ibyawe njye namureka ntabwo nakorana n'umuntu nk'uwo nguwo nta kundi kugoragoza kwazamo umuntu wagaragayeho wenda akantu nk'ako ngako nta bundi buryo umuntu yamugoragozamo wenda akareba munyerega mujya gutandukana ibintu byarageze kure ntabwo n'umubyeyi dufashe umubyeyi ntabwo umwana yakoze ikosa bwa mbere ntabwo ahita amuhana yihanukiriye aramuhana ariko ari no kumuhanura ariko reba ryakosa yongeye kurisubiramo byaba ari ikibazo yaramwicaje nabwo ati ibi n'ibi ntabwo ari byiza kubikora bireke none arongera arabisubiyemo gura no muri kampani ubwo muhora muganira umunsi ku munsi ibyateza imbere kampani yanyu mureba inzitizi izo arizo zose igihe rero yatangiye gutana namureka yigendere usigare wenyine nawe agende ubwo nyine azirwarize nawe wirwarize noneho hari ikindi kintu ngewe ubwo nabonye hari ukuntu abantu usanga bafatanije kampani noneho tuvuge mu rwego rwo kugira ngo kampani yanyu itere imbere hari bamwe bahitamo gushyiraho nyine nka staff nubwo baba ari babiri bagashaka nk'undi muntu wenda wa gatatu cyangwa se wenda bagashaka nk'abandi babiri bakaba bane ba staff noneho uburyo kampani ikora na babandi bitwa ngo ni ba nyiri kampani bafatanije ari babiri ugasanga hari amafaranga runaka bigeneye nka saleri bihemba nyine buri kwezi noneho ugasanga uko byagenda kose abantu nubwo baba ari impanga uburyo bashiramo amafaranga wabutandukanye ugasanga hari umwe afite ukuntu abona ya saleri akora muri kampani akagerageza wenda kuyinvestinga mu tundi tuntu two hanze cyangwa se wenda afite nk'umufasha akamufasha wiwe na wenda agashakishiriza mu bindi bintu none ugasanga undi nawe bitewe wenda na bwa buryo wenda bwo kujera amafaranga navuze butandukanye ntiyinvestinge nk'uko undi yinvestinga none ugasanga nka nyuma wenda y'umwaka cyangwa imyaka ibiri bafite kampani irimo iraraninga neza ugasanga ba bantu babiri revo zabo ziratandukanye uburyo bwabo bw'iterambere buratandukanye none ugasanga umwe atangiye gukeka ko umwe yagiye yiba wenda ubunuze wenda ubushobozi bwa kampani cyangwa imitungo ya kampani akayijyana mu bintu by'iwe byo ku ruhande nyamara ari cya kibazo wenda cyo kujera umutungo kwabo kuba gutandukanye none ugasanga harimo bamwe bahitamo kuvuga ngo njyewe igihe mfite kampani yifatanyije n'umuntu nkabona irimo iratera imbere aho kugira ngo ngire ubwo bwenge cyangwa ngire igitekerezo cyo gushora mu bindi bintu byo hanze njyewe ahubwo nahita ndekana na wa muntu kampani gasenyuka nkasigara ndi yenyine kugira ngo nkureho rwikekwe rwo kugira ngo wenda atazakeka ko wenda nshobora kuba naribye imitungo ya kampani nkamurya nyine nkatwara byinshi bagasigarana bikeya aho ngaho hari abantu nyine baba babyumva mu buryo bubiri umwe akavuga ati njye ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye nakomeza nk'investinga mu tuntu twanjye bitewe n'ayo kampani ngenera undi akavuga ati njyewe nahita ngenda nkashinga kampani yanjye kugira ngo mugenzi wanjye atazanyekaho ko wenda nshobora kuba narariye imitungo ya kampani kumurusha aho ngaho uba wumva uruhande wabugamiraho rwaba uruhe ariko ibyo bitekerezo birapfuye tubipfuye gute niba mufite kampani iyo kampani mukaba muhembwa ndinde wo kuza kuguteka icyo ukoresha umushahara wawe ni ikibazo ibyo rero ibyo ngibyo ababivuga gutyo ni amafuti kuko ni ukuvuga ngo umutungo wa kampani uba ufite uburyo bawujeramo niba ubona ko hari ibyo yatwaye kora audite urebe niba hari ibyo yatwaye ariko niba bivana muri salere ye nk'uko iyo uhawe salere yawe washaka wajya no kuyita muri ruhurura washaka wahita no mu muriro kuko ntayawe wayakoresha ibyo ushaka ubwo rero icyo gihe yaba agiye kukwinjirira mu buzima bwawe bwite kuko salere ni iyawe bwite niyo kampani iraguhemba
nibiguhemba rero yikugenzura uburyo ukoresha salere yawe, ahubwo murebe ese umutungo wa kampani ukoreshwa gute, ari kuvanyemo salere. ubwo niba mbyumvise neza, watekereza ko uburyo bwiza bwo kwirinda kuzakekwa ko ashobora kuba wenda yari atwaye umutungo wa kampani ari ugushinga kampani yo, cyangwa se akava muri ya yindi twavuga ko aba yabaze nabi? Uya ntabwo aho ngaho unyumvise nabi. Ndamutse dufite kampani duhuriyeho, yego, noneho nkabona nshobora kushinga iyanjye bwite, urumva, ntabwo nareka kujya kuyishinga ngo nuko tuyifatanije, kuko erega ntabwo wumva ko bano bantu babaherwe ku isi ugira ngo baba bafite kampani imwe, usanga bagenda bagira ama action cyangwa se ama shares mu makampani atandukanye, urumva. Ikiza cyabyo ni iki? Nuko hano hashobora guhomba, hano hagusova, hariya bishobora kugenda nabi, hano biri kugenda neza, ugasanga ntabwo uri guhungabana mu buryo bw'ubukungu. Rero kuguma ahantu hamwe ngo nukugira ngo uwo mukorana atazakeka ukuntu wapi, ntabwo ari byo. Ubugomba, niba muri gukorana, ubugomba kugira ibitekerezo byo kwagura, numva. Kandi nibyo duhora tuvuga, kwikorera biruta gukorera undi cyangwa se muri gukorana, kuko iyo wikorera nyine wumva inyungu yose aba ari iyawe, ariko iyo muri babiri ya nyungu muyibonye murayigabana. Urumva rero ntabwo waba ubonye uburyo wakwikorera wowe ubwawe ngo wange kujya kwikorera ngo nukugira ngo uwo mukorana atagukeka gutese. Ni amarangamutima umuntu aba atangiye kuza. Ibyo ni ibitekerezo bicuramye. Okay. Reka tugushimire ku busesenguzi uduhaye kuri iyo ngingo, n'abakunzi b'Umuragwa Family tubashimire. Hagize igitekerezo cyangwa se inyunganizi wakumva wakongera ku kiganiro cyari cyose tuba twagize, ni karibu rwose, wajya muri comment ukaduha icyo gitekerezo tukazakiganiraho ubutaha, cyangwa iyo nyunganizi ukayiduha tugakomeza tukubaka uyu muryango Umuragwa Family TV. Murakoze cyane.